Ndakwibuka kera tukiri abana uzi ko twakundanaga bikatunanira gutandukana. Noneho iyo wagendaga mu muharuro w'iwanyu ugakurikiza amaso ukinjira mu nzu ukagenda mu bitekerezo nkomeza kujyana nawe no ku buriri bwawe ngo ba buriya rero unyemereye tugakomeza kurwana intambara y'urukundo, twatsinda intambara kurusha abarwaniye mu bigobe bya Perisi, mu mashyamba hirya no hino, ibihugu by'ibihangange tukabirusha ubuhangange n'ubutsinzi. Mu rukundo nge nawe nutantenguha, abanditsi abasizi bazandika ku rukundo rwacu, kubera ko twatangiye kera kandi tuzabana kugeza kera, ibyo ndabyizeye. Mwari nakunze atuye i Rwanda, ateye neza ndutira abandi, naramukunze nzira gutinya, naramubwiye nti ndagukunda, ati hora shenge nanjye nuko. Cyo ngwino iteka ugwe mu gituza, nanjye ntuzi iteka ryo. Risha ushobora kurekeraho. Ntabwo nibagiwe ubuto bwacu, nta nubwo nabwibagirwa, nzahora mbuzirikana pe. Gusa ntabwo nkukunda urukundo rwo kuba umugore wawe. Mbabare ko naratinze kubikubwira, mfite kugenda ahantu nari ngiye. Bwiza 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 Biba neza kurusha inyana. Biba neza nk'imparage. wayididishira yitume datishira ufuzeme bikuza yiruvudiha eroto Ntabwo nkukunda urukundo rwo kuba umugore wawe. wayididishira yitume datishira ufuzeme bikuza yiruvudiha eroto Wicked people there, why you did this disappoint me? Did I ever do something bad to her? I will be happy when I see her.
ndi mushiraro ayiwereste we namudeya igasore ndi mudeya ayiwereste we namudeya niba utazinda ayiwereste we namudeya. Kigali vire kunaniye nk'ubu rwose nkugire nte ese ko ndeba unaniranye nk'ubu rwose nkugire nte Kigali shahu ndagana he dore ubuyede narakoze kwa kapiteni mu Biryogo kapita yanyirukanye ejo ese ko nta nimperekeza nk'ubu rwose ndagana he Kigali shahu nkugire nte na sheri wanjye mugire nte ndamuha iki akazi k'izamu na jaride nakoze kwa nyiri ibiceri hepfo hariya mu Biryogo ampemba neza na nyakuvugwa ndireka naye njye mu rugo narakuzindukiye kare igikapu cyanjye mu bitugu utunoti twanjye mu ikofi kasete radiyo naguze ka mobile ntiriye ikarita yako ntumbaze aho muri gare Nyabugogo ndabyigana cyane ntunseke ariko ntahe njye mu rugo njye kureba ubona kunze maze mutembye amatama yombe mutembye amata mu matama ndebe ko yagarukira ndebe ko yankunda ndebe ko yantonesha ndebe ko yantetesha ndebe ko yangarukira ariko biranga birahera bakire mutwara abasheri bacu mukabashukisha amanote yanyu bagata twebwe bakabasanga nk'ubu rwose kugeza ryari mbega umusheri wanjye ubu yantaye agasanga bene inote ntako ntagize ngo nzishake ariko rwose ntazo ndonka nk'ubu rwose ndagira nte kinyabupfura gusa iyo mfite inyota mu icupa rimwe mba ndagaruka gataraka nta muco urimo yego kubaza ibibazo 10 ya mbere urankunda tuzabana wizeye ko nanjye nzagira ibiceri nk'ibi by'abari abagabo b'ibiceri n'ibicece data bukwe nako iso na mama wawe bamfata nk'umukwe ariko usibye inoti abagushuka hari ikindi bandusha ariko wari uzi ko none hanjye hataziranye n'ejo hanjye sheri wanjye yaza nkamwigaziye kinyabupfura rwose kinyabupfura mukunzi waje bwiza sheri wanjye waje disipurine mu kabari umuco wacu ntugacike n'uwo ducumbikiye atawica ducurange ducuruze ducunge ibyo biceri tudaciye umuco kuzana amata mu kabari nta muco